ikinamico. inshuti z'ikinamico namwe mwese muduteze amatwi mwiriweho. Uyu mugoroba twabateguye ikinamico yiswe Iraha ry'umunsi umwe, yanditswe na Nyiranzabandora Suzana. Twabahitiyemo iyi kinamico kubera ko ubu hari amakuba hirya no hino mu gihugu, tukagira ngo twibutse twese hamwe ko ibyo mugiye kumva nabyo bijya biba. Twizeye ariko ko ntawe byabayeho muri iyi minsi. Ariko se iraha ry'umunsi umwe rishingiye ku by'abandi ntitwagombye kurihungira kure. Ndiko sezani ko numvise ko wasabwe na wa muhungu Kalisa mwigisha hamwe. Ahubwo nande wa mukobwa we. Nyamara nibiyo Kata. Ese mwembi ko nta rufaranga mufite uko bwanyu nibuzaseba. Busubishwa se niki? Usibye abantu basigaye barihaye ntidushaka ingunguru y'amarwa n'utubindi nka dutatu tw'urwagwa. Ndetse kubera ko twe turi n'abakozi tukagura amakazi ya nebyeri ntibizaha bihagije. Ariko nawe urijijisha. Urwagwa n'amarwa biracyakora mu bukwe. Bibuzwa se niki? Usibye nyine kubahiriza umuco wa Kinyarwanda. Dore hasigaye hakora byeri, fanta, whisky, martini, divayi ndetse na champagne inyobwa n'abageni. Akatebye biri Kigali. Simvuze rero ibyo kurya ari byo migati n'inyama ndetse na gato. Ibindi byinshi narondoye. Murambonegeye mwene ngofero. Abafite amafaranga nibajye bayagaragaza, abatayagira dupfurwa baseka. Umukene arimenya mawe. Ayo marwa n'urwagwa mwinefaguza. Nge mbibonye nahasumbye abandi. Udashinga radi na seshenge. Usikusetsa. Numvise ko ngo bakire bamwe banyiri bakayagwamo bakoresha ubukwe za miliyoni. Na imbaga nyamwinshi yicira isazi kujisho. Urunyanya barusangira n'inyoni. None se batagabanyije babigenza bati? Ubu hariho abantu baremerewe n'urunoti ku buryo gusesagura izo miliyoni babigereranya no kuyora agapfunsi k'umusenyi ku nyanja. Mwirengagije se ko ubukwe bugomba kubahirizwa kubera ko ariyo ntambwe ikomeye umuntu aba ateye mu buzima. Erega nibyo nawe ubigaye. Ariko rero no kujya utageranya nabyo si ibyo gushyigikirwa. Ufite icyarya ararya. Ariko ndavuga ubusa ko byose ari ifaranga tukaba tuzi ko ari musema kweri. Nanjye wampa inshuti y'umuhungu yafite namubaho nk'ambatama y'ikijumba. Aha ibyo ndumva nagushyigikiye wa mukobwa we. Njyewe icyo nemera ni urukundo ruzira uburyarya nta kindi. Urukundo se narurya narwambara se ntarugirane. Umuhungu nemera n'uwizi akagira impamyabushobozi maze amafaranga akaza yiherekeje. Urwo ni rwo rukundo rero. Ariko ye uzi kusetsa. Kera na kare hari urukundo rw'umworo nkanswe ubu rusigaye rwaramizwe n'ubukungu. Naho ibyerekeye ubukwe aho kugira bubi zarutwa no kubwihora cyangwa nkarindira ijoro bakanjyana mu kirago nk'abageni ba kera. Aha nge sinzi ukuntu umeze. Hari umugani bajya bavuga ngo ufite inkandara abandwa kandi uwisize ntabura umunogereza. Mba so n'umucuruzi niwe nyir'imari kuri uyu murenge. Icyakubuza kuvuga ibyo ushaka se niki? Yewe noneho nawe urantangaje. Ntakamenya ko hari abavukira mu mafaranga ariko ntibakamenya uko asa. Amahirwe nuko yamusekeye agakorera ye. Naho ubu yego uratamurorunye wenda kwemeye. Imari ya data ntabwo ariyo yanjye. Wagusetsa nuko nsunukije n'izuru ku ifaranga rya nkora yifundi igira ibivuzo. Murariza barira. Ubu ndi umukobwa utegereje umugabo nk'abandi bari bose. Ariko rero yabonye bizamfasha maze bizaba amahire akaba yaranize. Kuko burya kugira imari nta gashuri yewe simbyemera. Uzabishima ubibonye. Mba rero wowe ndumva tudahuje ibitekerezo. Genda umukene yego. Ariko nubwo yigeze amashuri bwose reka mbe nk'aba mugane ngo nta nkumi yigaya ngo nirwaye igisebe cisha inzara. Yego ko. Yewe wanyihera n'utarigezemo ariko afite urufaranga. Dore abaragahera kuri ibi. Nawe ukundira amafaranga gusa ntacyo. Nahita ncungiraho maze nkamukunda ye. Erega shenge burya ngo uw'Imana yasize umunyu Rwanda baramuri gatanu. Nta nuzabona. Ubukire se baba bavuga. Wakirute se nta faranga. Iyo urifite wumva n'Imana itagushobora.
aho zana inka ngo urukundo ruzira uburyarya None. ahubwo urukundo nyarwo rugendana naryo none wambwira uti ndagukunda nta faranga ukawumbwiye iki aho nimuyakurikire simbujije. oya di habasigaho uwambaye ifaranga aravuga rikijyana Aha, njye ntituri kumwe da. Ari ibyo muzarya ntimuzame. ibyo hari icyo Nyiramwiza ati umusore n'ufite diporome. koko Naho muroro nyarwoti njye nzanambira urumiya ntukamenye ko rwamize inshuti. ibyo ntacyo Ibyo byose mubifite mukabura amahoro mu ngo zanyu, mukabura ubwumvikane, mukabura ishyirahamwe mwasanga mwahindutse ibihungetwe. uvuga yawe ariko nyafite Afite iki se? Nimusabe Imana muyambaze mutayambarije kuyishyiga kuko yabasiga ivu. Muyisabe umugabo utunganye w'umunyamurava. udafite ifaranga nta diporome Uhora ashaka icyateza imbere urugo rwe n'igihugu cyamubyaye. yabishoboza iki nta faranga? Niyo yaba ari umukene, urugo rwe rwuje ishya n'ihirwe n'urukundo ntacyo byaba bitwaye. ariko nkubwiza iki umworo se yamenya gukunda burya ko amata agira gitereka nk'uko isuku igira isoko ndareba rero umutindinya kujya n'uko ari n'uko ameze akambwira ati ndagukunda None badisi mwe nahita amubwira ntigenda urugurisha ugura imodoka cyangwa uruvunjishe baguhe diporome maze ugaruke nguhe ijambo waruvunjije se mu ye banki. ari kuvuga we ntagira icyo avugiraho ntakamenya ko duke twineza turuta ibyinshi uryitamo amarira. ariko ayo marira yawe Umugabo ashobora kugira ibya mirenge kandi umugore aririra mu myotsi. Ndetse niyo modoka urata ntuyikandagizemo ikirenge. nukuze ko fiyanse wawe atagira imodoka Ariko ye mwirengagije ya mbyino ya kera ngo ntimugakangwe n'abasirimu kuko imitingito bageranwa n'agahinda kabagera. wowe ayo marira yawe ariko azakokamo Ibyo rero ntawe mbyifurije muri mwebwe kuko umwanzi kwanga wamutuka kubura amahoro. njye koko ratazana inka usibye ko ari ukwiganirira se ubundi cyaruta amahoro wakibona hehe? Sibyo navugaga se. baca umugani ngo bajye inama Imana irabasanga. Shenge. byongeye kandi n'ubundi ababiri bajya inama baruta 8 urasana. Yewe badi turaganiriye ahasigaye ndagiye ariko ninsohoka uko ndi ntimuzabingayire. ubundi uko Mboneho no kubatumira mukazaza kumfasha imirimo kuwa gatanu. tuzaza rwose zana tuzaza rwose pe. Kandi nimutumva inama mbagiriye ni akazi kanyu. ibyo tuzaba tubisubiramo nubwo wihuta. Murabeho rero. ubwo kuwa gatanu tuzaza kandi ibyo ntibisanzwe da. none se ubona ko wakwifasha imirimo kandi duhari? Ngaho rero murabeho. ngaho uramuke. Yego. uramuke. Uramuke neza. erega ntizihabeza nk'abisizi uriyazana inka yitombora umugabo witonda. yewe biriya ntibizagukanga abagubika ngo nibo barwuburangeso kandi ngo ibisa birasabira na bombi n'abarimu ubundi bwo naho ibyo kwitonda by'umwarimu wese agomba kurangwa n'imico myiza kuko abana yigisha agomba kubabera urugero cyane. injira. muraho. uraho siname. muraho nyiramwe komera amakuru ni meza. uraho muroro nyuma. uraho neza siname. hobe ariko ko nuko sezembwanara. nakuze ibintu murye naha ngaha da. amakuru kisi Kigali. yewe amakuru ni meza. numvise ko bakugize kontabule muri ministeri. karagenda neza se akazi? karagenda da. naho ibyo kuba kontabule byo kwari byo nigiye se. ariko mugira amahirwe mwe mwibera i Kigali. wangezeho nkareba uko hasa gusa numva bavuga ko ari nk'iburayi. yewe ngo utaragire bwamabeshwa byinshi koko. ubwo habakabiriza nabona igihe mbona inariho heza mu cyaro. none se ko naho umuntu yaba munsi y'urugo ikihe kintu cyose ni ifaranga. murayabuze se. ibyo byo ntacyo ariko ibyo kugereranya n'uburayi byo ni ukukabye. ahantu batse neza cyane. urumva se ko umurwa mukuru w'u Rwanda waba umeze nk'uyu murenge wacu? yewe mugashenge wagize amahirwe yo gukora utaha iwanyu ko ntako bisa. ubundi bwo ni ibya mbere. yewe musigare muganira genda nyarutse mfite akazi kenshi mu rugo. yewe singuherekeje nsigaye nganiriza uyu mushyitsi. ibyo ndabibona rwose. nta kibazo. reka twinywere byeri wa muturage kazaragiye. wese ntabwo yamenya kunywa byeri.
ariko se umusaza n'umukecuru bari hehe ko ntababona? Ego data kumubona se ko ari ugutombora aba yibereye mu bucuruzi bw'akazi ijoro riguye. Ubundi bwo naho mama yagiye mu misaya nimugoroba kuko ejo atazaboneka. Ni umukristo cyane ye. Ese kutanywa? Nari nategereje kumbwira. Ku buzima bwacu. Ariko se uburyo kutajya urugenda ninde wakuyoboye? Uzi gusetsa koko uzashaka kwibagiza ko najya ngusura tukiri abanyeshuri. Ibyo za kera. Ahubwo no mu gihe gishize naje ndi muri konje. Uretse ko nageza ngasanga udahari. Sinzi niba barabikubwiye. Abana barambwiye ariko sinasobanukiwe ko ari wowe. Ningeda. Ahubwo nari nazinduwe n'ijambo ntambabajwe nuko ntagusanzeyo. None urahansanze. Umva rero nkubwire. Bese reka kwica ku ruhande. Maze iminsi ngutekereza. Nkifuza ko hambere umutima w'urugo niba uramutse ubonye nta mbogamizi byagutera. Ariko siname. Reba igihe cyose gishize utagera hano. None nibyo hise umbwira. Oya, ni ukuvugisha ukuri. Nkicaza icyo nicaranye. Ubu se nakwanga mbihereye hehe? Nuko ahubwo. Umva tuziranye kuva kera. Kandi nta wahemukiye undi. Ntiwumva? Yewe. Ibyiza ariko nuko nabibwira ababyeyi bakabimenya kuko nitegeka disi. Ese ungushime nte nyiramwi. Rwose urakoze. Nyuzwe n'iryo pe. Nishimiye rwose igisubizo mpaye. Gasigaye no kugeza ku batubyaye koko. Ariko sizo byeri waziretse nkaguha ka wisiki. Byafasha. Reka ahubwo nyimarimo. Imana yumva ibyifuzo by'abana bayo koko. Nifuje umugabo wize kandi ufite amafaranga none birikoze. Ngize n'amahirwe mbona kuri uyu musozi banegurana kubi ngo umuntu agiye gukurwa uruva akiri iwabo. Usibye ko icyo kigero nari ntarakigeramo. Ko ntawe bayafite wowe namwe nkazakura undi hehe. Ahubwo bitubyita kuboneraho abandi baburiye pe. Najya muri misiyo zajya nzanira amakanzu meza maze abahebye banshimanira inzara. Ikindi nifuza nuko nitumara kubana yazasaba buruse akajya kwiga mu mahanga maze nanjye nkaboneraho nkajya kwitemberera nkirebera ibindi bihugu maze nkurira indege. None se naba ntamwizeraho ibyo byose nkamusangira iki? Naho bavuga ngo barakunda ntibanteye. Ufite niho umuntu agomba gutekaho umutwe nawe ibyo gukunda iyo mubanye birizana. Erega data, mu ntambara y'ubuzima no gufata amacumu n'imyambi tukarasana. None rero ntawe uyirwana wenyine, umuntu agira inkunga. Aha ndashaka kuvuga ko nta mugabo umwe, kandi ko n'ibintu ari magirirane. Umva manuka datije bize biranyubiye. Kuvugira mu marenga ngayeza abwira intumwe ze n'amahorora. N'amahoro. Vuga werure, uretse guca amarenga. Kondi so nakubyaye yisuni imiziki. Ariko nibyo mwana wanje utagira isoni ndi yubaha. Ariko nawe mujyanama ntukansirurira umwana dore ko abagabo muhorana igitsuru. Uvubye bagora umva. Aho amuteze amatwi uramutwama. Umva, ntawe uhisha wahishaho. Mwarambyaye murandera ndayibashimira. None igihe kirageze ngo nanjye shake umucanyo ususurutse. Hari ubyanze se? Imana nifasha, bayi nakuzukura mwishime kuko mutambereye abavyeyi gito. Yego mwana wanje. Metse ko ndabukirambagiriza abasore bubu urambwira ngo mbigirende. Bambwira wowe wihitiyemo. Nahisemo nyira mwiza. Uko ahabinda wa mucuruzi ukomeye cyane. Sororo mwoga heka mucuruzi. Ngiye mbona rero mwarutuje ndetse ubereye umwana ugiye ku. Ego musindi nasiya. Imbwa zurije koko we. Amaboko atarashya ataramukanya wo gacuwe. Njara benshi. Iyo. Umusazi yavanze amase n'amaganga ati bidahuye byo nibi. Nane nawe uri simbukuruje utinsaba umugeni mu macuruzi. Je numwe koko.
numiwe ubu se koko wabuze undi mukobwa wasaba utari ryandere itazi no kunama ngo ikubure kubera bajagati wabo iriya nyanda itazi guhinga itazi gutera intabire akazi kayo ari ugutonera inzara gusa ntazangirira hanjye yewe niko bisanzwe nta warubara hari umukazana ukigira icamurira nyirabukwe na sebukwe kada ndekundorere ko bamarwa kwambikana imbeta bagasorerana ngaho niyo umugabo akora none ngaho yasigaye ku isamu ngo ahinge cyangwa se ahingise ugasanga inzu bango ngo barashingiranwamo yarabaye itongo maze bakirengagiza ko kuva na kera umugabo yazaga guhaha umugore agasigara ku rugo mbakwana amajambere da yemwe mwuka byaramwe yemwe ibi biranyo byemba ndogaruvura wampaye inka abana bo barananiranye reka noneho ni igitangaza ise mutikore se mwamuteza bakazana n'abanyungu nibo bazabibakorera none se umukazana utankuburiye ntanshanire muziko ntansere dusakane mukazana ibyo byabagaho kera none se ubu ngubu umugabo ko agomba gufatanya n'umugore we bakazamura igihugu aho kwikubira kwa sebukwe umuzungu yambaye ifaranga ndaraza kwandavura niko sha urashaka guteka umutunga bimwe bitiye mu basore b'iki gihe koko oya ntabwo ari uguteka umutwe urashaka ngo numara kurongora nyokuye kuzagaruka iwagwe ne kuzagaruka iwabo bavandimwe inshuti bose basiki iwawe urashaka kwigana akabigarire kuko sebukwe yamwubakiye inzu akamuha n'imodoka ngo no kugira ngo umukobwa watenga amarera birase nibyo gushyigikirwa kuko mwana wanze watwumviye ko twakubyaye bose harahaguhisha ukaza mu bo turesa bose k'abakobwa baharari benshi wenda tukanakuramagiriza niba utishoboreye ariko ukemera ukatwumvira tukaguhana ukumva nuko rero ngo umuhungu aherutse kwiha kuvuga ijambo mu rugo umugore aramucaha amureba ikijisho ahubwo aramuhema ati ndundege kandi mu nzu data yubatse kandi koko yavuga gukuri ati ahubwo utitonze nayikwirukanamo ugasubira ubuzima nguko wari umeze nawe mwana wanje nuko ugiye kuba nibyo ushaka urashaka gutekwa n'umugore namara murandenga maze umugabo yongeye kuvuga umugore yunga amate ndetse n'imodoka yanze ndawundi ugomba kwikarageza bikirenge kabone na nyoko wakubyaye mwana wa ibyo ni ibyo Rwanda koko nawe niko ushaka kuba abantu bose ntabwo ari kimwe reka rero bene wabo w'umugabo we baba yakavuye mu nkinda ntibashobora kuhageza ikirenge none rero mwana wanjye saba umugeni mu bo turese abakobwa barahari kandi ni benshi naho ubundi urananiranye mwana wanjye ugiye kutunanura ukiri muto uduteza agahinda twarakubyaye koko ayo magambo yose njye sinyumva ni munsabire nyiramwiza nta rundi rubanza kuko njye niyo kirezi kiruta ibindi kwera akabura ubwiza arakahindagira ni mwiza kurusha abandi mwana wa ubusa nyamara muramutukiye ubusa nzamutunga ariko banza yaranakuroze si gusa niko sinani kuko uriya mukobwa uramukiki ndamukunda nawe arankunda aha ko atazikamira nayo umuyenzi usibye gusa ko yagutera umwaku umwaku uvukana ahubwo azadukorera ishano dore mperutse kumubona ashariranye n'abahungu mu kagoroba mbona bagenda bavuze agatego reka sinakubwira nanze nuko nkunde mwagere uwo ni mugore ki koko mwana wanjye yeme koko abana bo ko tumviye se na nyina yumvirije hari n'ikindi kandi yego ufite akazi urakomeye da iyi faranga urakuka ubu koko twebwe tuzajya tujya muri bariya baherwe ngo tugiye kwa ba mwana wacu ntibadukwene yewe abana b'ubu ntimubwire ahubwo se baduha n'agatebe ubu njewe numiwe ye mukanzwa numiwe ahubwo nakubiswe n'inkuba niba twarabohereze mu mashuri ngo bige ese nibyo mwiga koko iyo bimenye si nturi kandagiza muri kirenge ukabaho wenda hari uwo waramenye ubwenge niba ari ubwo mwagiye kwiba mu bazungu koko utwemeza amafuti yawe pe birarangiye erega sa amafuti niko bimeze yego da ego ndabishimye ubwo bukubwo mu bashiri musi mwuka byangu tuzabwifatamo dutemani itanga ubugingo ngaho rero rambaze umva nzambona amamodoka amapikipiki bizinguruka umujyi bivuza amahoni bikiriza umunsi ubu siko hano nta nigurudo muri gare tugira koko tuzaza mu bajiji tutarayibo ariko mwuka byarama mwana wa genda tunanire waruba erega dawe biramenya ko abana b'ubu bigize intaragurizwa ngo hehe barize bize iki bura nibwo bwenge ariko rero sinamenye uramenya ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi nk'uko nta nyundo ikura ngo isumbe uwayicuze marasi n'abasuzuguye none se nabibabwiye atari ukububaha umva njye nkubwire turi ababyeyi bawe turagukunda umva rero inama tukugira mwana wanjye ndumva ibyo mubwira njye ari nko kumena amazi ku rutare twaraniranye se tugere dute njyewe umukobwa naramwishimiye ndaramukunda ni mu munsi abiri rero muzabe mungaya nyuma ubona ugiye kudukoraho nta kindi bakoraho iki umugore azaba ari uwanjye n'ibyo uzamutunga koko ndamacinye njye muzangaye nyuma ariko mwankwereye mwankoreye ibyo mbasabye naho kuvuga ngo azantera umwaku ivyo muribeshya rwose umwaku uravukanwa siwe rero waba wumveye abavuze ko batera imyaku rwose ntubemera
nta mugore ushobora gutera umugabo w'umwaka kuko nawe yaba witeye gusa umugabo amerewe nabi umugore yaba amerewe neza nyine mugapfa nabi mwembi ntibibaho yemwe abahano yemwe ye nimumpe mwiriweho uraho murorunyo muraho neza yego muraho muko muraho mukomere rero umukecuru ageze kuki umukecuru araho ariko iyo bwije urwe ruba rwushe ni ukuba ari ubukeye ari byo biteye se kuki se mutamuvuza ubwo ari mwebwe muvuza bya magendo ntumenye ko kumukiza mu muvana ku isi amagendo cyangwa bavura bavura iki ahubwo nibwo b'ingenzi kuko mugiye kugwaye ntibatera urushinge nibyo rero maze ukavura ibereke pe nukora twebwe dusaze n'ingabo dushobokana nabo da mwese kuza kwa muganga wemewe wamubwira ko ugwaye ingingo zose z'umubiri ahubwo akaguha ikininira aho gutera urushinge rwasakara umubiri wose rukagera mu mubiri vuba muransekeje koko none se bamagendo bavyize hehe aha cishika siname none se ko namujyanye kwa muganga wo kuri dispensaire yo kubudandari ubu nasanze muganga ntawe uhari barabwira ngo nzagaruke ejo kandi umukecuru yarembye cyakora sinamuvuje mu byo utemewe da dore ishanore none wamuvuje hese ubwo se baramutahanye urorosa akadabwo se urumva bishoboka nanyuze kuri farumasi yo nuko mugurira imiti ya malariya yayindi bita gipirina na nicyo kinini nuko ndabimuha cyakora ndabona ari koroherwa da ntabwo nzirirwa nsubira kwa muganga kwana mayo yemwe ariko nk'abantu mutize mwajyaga he koko wabwiwe n'iki ko ari malariya arwaye mbese wumva wa mwana si bose bari kwiga kandi ubwenge buke bwanyu buzatuma mwicira mutabizi siga hose siname siga kirazira rwose guha imiti umurwayi utaramenya icyo arwaye ko nk'ubwo ngubwo yobeje abaganga nibaramuka bamusuzumye nta ndwara bazabona kandi ari indembe none se nzamusubira nawe ko ariho yoroherwa ugasanga aramuvuga ngo imiti babahaye ntivura naho nuko mwa mwayivanze n'iyanyu ibyo si byiza rwose ntimuzabyongere farumasi yose zibereyeho iki ugomba kugura imiti bakwandikiye yewe ntabwo mbabeshya abantu b'ijiri muzashira ubushishi bwanyu rwose gupfa ko ayo imiti yose mutoraguye ntikiza uri kuyo wamacuhowe yewe sha koko ngiye umutinda arenzwe itonde ndasomvuze itonde mwari urabyibushe ariko ndukuze sinize yego ariko saka ko nigize nuhagera imana izabigira amaboko ubwo ngakimeza burutu ubwo bwanyu bwuzuye agasuzuguro ubwo mudakwahura mu bazungu ngo barabigisha ikindi kandi uyo wese kukwiriya musozi bagwara malariya gusa hari n'indwara izabahitana siyo niyo izabahitana no na malariya se wamenye yafashe ite nuko ratavura nziza warakoze ubu se bataranogoka yewe aho yarageze se maze rero nje wembaye ngiye kureba kakanyana kanje kakandi karigwa kwa serundaga baherutse kunzuma ngo kamerewe nabi imbura kanya ko kujayo none ndanyarutse maze ugenda amahoro ngaho mwirirwe ngaho urabeho mwana wanje wenda zagwara kire uzakomeza ugerageze urebe niko se murorunyo nta basore bari batangira kukurambagiza ko nduzi wabaye inkumi nziza ra ariko nawe urirata ye kasiname rero mu giturage se ninde utureba umvare reka da inkumi nkawe cyangwa umugabo n'uwize cyangwa se akabavuka mu muryango ukize erega bitega nuko umuntu areshya abatari bose ntibagomba abagabo batize ntibariho yemwe niriwe komera iriho neza siname komera neza uraho cyane yego urabasene ndaho uzi ko yasubirije kuri mbasi menye uwo ari we ntabwo ari wamenye mbese reka da ni njyewe urakomeza mu giturage yewe ndaho icyaro kimfatanyije n'ubukene ndabona abwira nti noneho ntibuke wagira utese mwana wa mama niko bimeze ariko nawe se neza uri indondogozi kubera iki uri indondogozi pe nk'imwe y'ikirondwe isigara kuri inka yari ari we kera uramuganyira se ngo akugira ati atagukubwira ngo fata isuku ihinga izagukiza none se guhinga ni igitutsi ariko uzi ko musesa koko yerekeje ko twese ari isuka dukesha kubaho rero ari abakene twese niyo dufatiye runini uwagira amafaranga ntabone icyo kurya se yabaho ati guhinga ni byiza da n'ubundi ngo utawe ucyabwita ubumera kandi ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira niko siname ugwa kumaze icyumweru uhinga koko wabishobora yego nabanza kugira ibibazo kubera kutabimenyera ariko rero buri muntu n'akazi ke mbese ubundi iyo myaka yazajya kukuramira ryarira yaba yerega ku kwezi nk'uko namwe muhembwa buri kwezi aho byaba ari byo koko erega umuzi ko twadamaraye none se mwe mwarakize nimujye mwinumira naho twebwe se ngo watwumva ute ko agahinda k'inkoko kamenywa n'inki yatoyemo yewe uzi ko musetsa koko ariko ubwo nakomeje kubumva ndashoberwa ndakora ntacyo bitwaye byose tujye tubishimira imana
ibyo byo rata na mbere hose bavuga ko ufite imwarire ebyiri umva turi bazima dufite amaboko abayacitse se bo ntibariho none se ukagira imana twebwe rero twagize ayo mahirwe yo gushobora gufata isuka reka twayikugondoza imana ntiwumva se ijambo ahubwo ry'umugabo ntiwumva murorunyo umuntu agomba kwishimira uko ari agafata ubuzima bw'uko buri kuko iteka hari abandi bashoboye kumurusha rega na mbere hose baravuga ngo ubuze uko ageragwa neza ese wakwihindura uko utari bikagukundira reka da yewe ibyo tubyihorere ngaho se sha mbwira Sinami ubwire ugize sha sene amatwi amaze iminsi ambwira ko ugiye kwivugana nyiramwiza wo kwa Habinda uyu mucuruzi turamya twese nibyo ariko amakuru aragenda ye afite inkuru byihiye kuko si umugani nanjye ndi umuhungu nifite sinamutangwaho reka ye Imana ishimwe rero yabikwimye wenda ishimwe inkono ishirira ibyo tubyihorere nyibwirira sha Sinami ubwo murorunyi rwarafushye ndabibona reka wimbeshyira sinumva ko iyo bumvishe wasabwe usanga bifashe mapfubyi bibaza bati twebwe tubaye abandi maze bahorananya gusa ugasanga bamureba y'injangwe irora imbeba ngo batanze kubona umugabo bamurenganya ariko se neza nawe urakabye buri muntu n'igihe cye yewe reka nkwisubirize mureke gushyenga kagira inkuru ibyo wumvise cyakora nibyo da nibyo rwose ntabwo babeshya ahubwo ubundi mu myiteguro burya se usibye kuba n'ababyeyi bariho babyihonza ariko n'akazi kabo nibanga nzabyigiramo reka ntibishoboka uyobewe se kuba gusumba kumanurira none ababyeyi nibatabijyamo se uzikorera inzoga aho gufata inkoni ugiye kwisabira ngomba kubikora ntabwo nabigenza ndakureba rero wakenyeye witeye ugiye kwisabira ibyo ukoze waba wihaye amenyo y'abasetsi ntawe utera ngo yikirize akubitireho no kubyina n'ingisi ngo yananiwe n'imirimo ibiri hanyuma wowe ngo uzabishobora tuname none se banze wabigenza ute usibye ko ndeba nyine nkabona hari bari ukunkinisha erega n'ubundi ababyeyi babanza gukerensa ibintu ubundi babure kwishimira ngo bungutse umuryango cyongeye kandi ukize bihebuje maze bawinemfaguze seda ariko sha watoranije neza pe so bukwe nuko uzakongerera simvuze kugukiza kuko wakize kera ntabeshawe shinyagurira sibyo se nawe irebere imodoka arafite amazu imari n'ibyamugwiriye aho amafaranga yo wagira ngo barayamuroze ko araye se shana yanjye yewe zikuzeta wategereza gukizwa na so bukwe wese ntuzayatamiraho abahungu b'ubu byabo byaramenwe basigaye bisarira abakobwa bo mu bakungu bakurikiye imari nawe urukundo rwari ntarwo ibyo subiza ute burya nabo babaherera babahema dore ko hari abavuga ngo bagiye gushaka izina kuko ngo kagore urita agakobwa ntibiteye kabiri bakabaka ya ndirimbo ngo kandi abamujyanye n'abafite Suzuki ariko nawe ariko si kuvuga ko hari ugutaruka mu myiteguro yawe ntacyo twazagufasha ko twe nta yindi nkorerano twaguha usibye kugufasha imirimo y'ubukwe yewe uwo porogaramu yanjye narayiteguye nzasaba ntange inkwano erega ntende igikumu muri komini hanyuma njye no mu kiriziya uwo munsi ubwo rero nk'uko bivuze nyine akazi kazaba ari kenshi cyane nzabibabwira mbere rero maze gutunganya neza porogaramu yewe uzabitumenyeshe ariko ibyo kwamatanya n'ibyiki si iby'imirimo igakorerwa rimwe ahubwo njyewe ndabishimye biriya biroroshya cyane ndabishimye rwose ikindi ni uko uyu musore atinze mu makoni hikubita umurusha umutungo maze bakamubenga izuba riva neza da ubu nta kwirangaraho ubu ntabwo bagikina ibyo bitaba umukobwa akajya agumya kujarajara mu basore akazaza atwita umuzungu ariko ibyo mutekereza akakuzanira umuzungu iwawe nawe ukakira yabyara ugasanga umwana ni igituku ibyemewe no gukora umurimo ukawuvana mu nzira hakiri kare ariko se yaza atwite nzi ko ntigeze mbonana nawe nkamwemera ariko uzi ko usetsa wabibwirwa n'iki se yaguhisha iyo nda maze akakubeshya ko yayisamye ageze iwawe byatera akabira akabyara ugahita wumirwa bemera byinshi yewe ngo hari uherutse kubyara umuzungu kandi afite umugabo w'umunyarwanda maze akaba aravuga ngo yasetse abashinwa ibyo nizeye ko bitazambaho ariko nawe nakwiruka ku gasozi aho uraza umura agasana ukubeshya naho mu nda hakina agahinja k'undi mugabo bimenye namwica da bashaka bakamfunga ngo kikajya abandi maze bajya kukijya kikishaririza niko siname koko uba umaze kuhagira abandi bangana iki wababonye he aha nimujye mushima Imana itarabahaye gutwita naho ubundi se bayaruzuye yego natwe ntituri bamise kigoroye ariko kandi ngo n'intungane bwira icumuye karindwi yego se ikibi cy'abakobwa rega ni ikinyoma ntaho kubyara ko nta kintu gukirimo n'ubundi ngo umwanzi ntakabyare ariko se ko nsigaye mbona umwana w'imyaka 12 ahetse undi ibyo ni iby'i Rwanda koko
oya byose biragatsindwa. bibaho ntimugacira abantu urubanza ntawe nduciriye. abo bana se niba bafashwe n'ibisaza bibashukisha za bombo nimuceceke di uwavuga y'inzuki ntiyaba akiriye ubuki kandi isengesho rya dawe uri mu ijuru riravuga ngo ntuzadohora ibyaha byacu nk'uko natwe tutabihora ababitugirira. ubwo si byo nibyo mwakwitwaza. ariko muroruje ayo magambo uvuga kuko urumva yakuye yewe kuri gitangaza. icyo kiganiro nimureke tukirekeraho mwebwe ba nyirabayazana ba disi. niko se Sinami ubu se ubukwe bwawe warabuteganya mu kwezi. ese kuri ubishyira kurera kandi nzagenda njyanye umugore ni muri iki cyumweru. ntibishoboka. muri iki cyumweru mbere y'uko koje yangira ampaye rega byakomeye neza cyane. nimugire mutwiyerekera amafaranga wowe na sobukwe mutwihereda twirire tunimwere. nimukazane dawe. ubwo rero uritegura no kuzagura ka gatimba k'ibihumbi 40. none kamwe kambarwa igice cy'umunsi kuri bene nkamwe mukora ubukwe bwa saa 8. ivyo se birakurya ubundi mukagashyingura. nyamara mperuka bababuza gusesagura ariko ubwo muzumva ryari. erega muri iki gihe abifite niho bagaragarira. tukagaragara koko mu gusesagura. dore ko mu bukwe harimo abajyanwa no kwihera ijisho bivanze no kunigurana. abenshi ni nkamwe mu bitangiye none aha. muri icyo gihe usanga bamwe bavuga ngo batanze imigati mitoya n'inyama nkeya abandi nabo bati batanze byeri zidakonje n'ibindi byinshi sinarondora. udashaka ikinigu rero icyo gihe akora iyo bwabaga. nibyo nyine mbese umuntu ntagomba kugaragara. umva ubukwe bukorwa rimwe mu buzima bw'umuntu. icyatuma se umuntu adakora iyo bwabaga ni ikihe? agasesagura rero. oya si ugusesagura ariko urumva ko ntakora ubukwe nk'ubwanyu mwebwe mwamizwe n'icyaro. hari umuntu ikigarutse kubatirisha aduha inzoga z'amoko yose twumva turanyuzwe pe. none nanjye mukwe bwanjye rero nzabereka ko ndi kontabure koko. kuri kontabure? kuri kontabure nyine ngira ibyo ndenza ku byo yakoze ndetse. nubwo ndetse umutungo nyine uremereye ariko nzagerageza. urwibwanwa rwa mushusho rw'amariya abana b'imbeba ku rusenge. nimwererere. ariko sinamenye nimwitonde mutuze umunyarwanda n'inkundi. iyo bavuze kwizirika umukanda mwebwe murawuzitura mugasesagura ngo mukunde mwigaragaze koko. nyamara ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona kandi nkore nshimwe yapfanye umugayo. sinjye impaka namwe umuntu asesagura ibyo afite ndabeshya se. ushatse watwumva ariko. udafite ni burya nk'umurwayi. sinshaka rero inama zanyu kuko mutandusha ubwenge. urazanze barabanga uticaniye ntarahurira undi. erega rwose utwumve neza ntabwo tukugisha impaka ahubwo akariho karayagwa. kubumva ubwo ndabumva ariko nyine muragira inama mugakabya. ariko Siname ntawe ndabona urakazwa n'ubusa nk'abatindi kandi tumugira inama. ubuse ko twiganiraga tukazanamo n'urwenya none nk'abandi utubwira nabi ubwo niko abize mu bigenza. ngo kure gushira mu biganiro ubwo nabumvise. aha nyamara uvuze ko nyir'urugo yapfuye se uba yamwishe. yewe erega n'ubundi twarondogoye twagirwa gutaha. Siname reka ngusezereho. ahubwo nanjye ndaje tujyane sigaranye na Sinamenye ntiyakongera kuvuga ngo nanyanga kubi. ngiro tujyane noneho. urambeshye rwose uranyemeye ndakwanga se turapiki. aha naho ubundi sene reka twemere dutokozwe na bene imari. Siname njyaniranye na Seneza. ngaho nimwigendere. udusezerere ku babyeyi. murakoze namwe da. uriya mwagiraga inama erega ntabwo nari ndakaye. twizeye ko uzabikurikiza. ikindi bashimiye rwose nuko dushoboye kuganira bikomeye. najyaga nkarinda ngenda ntawe duteye ikiringo ngo duseke. none murakoze cyane. ibyo ni ibisanzwe da. ibyo ni ibisanzwe ku nshuti. nzababwira rero umunsi w'ubukwe kugira ngo muzatunganye ibizakenerwa na mbere hose ibyacu n'ibyo byanyu. ngaho mugenda amahoro kandi nanjye musuhurizaho mu rugo bose. turabasuhuza. yewe injiji ziragwira koko. bara ntibazi icyo ntekereza rero usibye ko nabo bankeka amababa. kugira sobuke w'umukungu ntako bisa. naratekereje nsanga nta wundi mutwe ngo ushaka kurya iby'umukungu amwira umwana. none reka mbasaba umugeni tube tubaye umuryango umwe bityo ntazampemukire. ntacyo umuntu yakurikira kitazamugirira inyungu. nturiya mukobwa sinzaba mutungiye kumukunda ahubwo nibwo buryo buhwitse kugira ngo nkorane na se. nzajya muha ku mafaranga ya leta ncururize nyuma y'ukwezi azaba abyaye andi bazajya kumenya narangije gukira narabikiye n'iminsi iri imbere. kubavuga ngo agakondeka iminsi gacibwa kareka kabikwa kure si. nahabasaba mu bakene nzaba mbona bapfana ubutindi
kuko iyo ugiye buryasazuza imirabunguri. ese sha urivugisha ibiki? Hari ikintu se kitari uko ababyeyi bo mutamenya abana mwabyara. Rero mwokabyara ngo curero corora. Mbe mukandwa so ngwino wumva umwana wawe noneho yahari yasaza. Nabivuze. Numva muri sakwe nibi. Haje uvuze ngo kisabe subiremo nanye ko yumve. Mvuze ko ababyeyi bo batumva bo babyaye. Ntabwo mbeshya kandi. Aha. Ariko n'abana bo namwe ntumwumvira bababyaye. Bijyana erega mwe guteza tuyuzi. No buhoro se. Cyangwa buhoro rwose. Reka kwiteranya n'umwana umusabira umukobwa yifuza. Handi hatatazabira ibyara ngo nti. Bamusabira amanoga bambara. Ubwo inzu zizeze. Ibyo ni byukuri. Zeze da. Reka niyo kumwikisa gahinda kandi atarambere umwana gito. Siname. Ndakumva. Erejo ndazinukira kwa Habinda. Twumvikana umunsi wo gusaba. Ko kandi wumva ahubwo. Bazasigaye mbona uko natari bitoki. Iyo nkuru niziza ndabibashimiye rwose. Ariko uri bucyo ko kuzabigirira rimwe. Ibyo dukora rimwe kandi ni ibiki? N'ubukwe mvuga. N'ugusaba tugakwa tugatera igikumwe tukajya no kwa padiri uwo munsi. Yego ko. Ebyo n'umusigare. Bizakorerwa rimwe bishoboke. Kera twasabaga imyaka 3 imyaka n'imyaka 5 mwana wanze ibyo bintu kandi ni ibiki tuzanye. Nta kidashoboka kirimwe abagabo ye. Bizashoboka rwose. Hari kinani abagabo se wigeze wumva. Cyane cyane bashyize hamwe. Ndakumva. None se ko ari yo majambere. Kandi mukamusaka kugabanya ibihumbi bibavuna. Mwabuzwa n'iki? Bese uzafite ko twari twibayiwe kubivuga. Nawe menya se. Ubwo n'ugiye bazabikubwira. Ariko kubwanye nazakwa amafaranga. Aha rubera ngeyo. Niko se sha. Tuzaza mu gicirongo abacuririka mu itungo cyangwa hari umbaruzwe intarengwa. Oya. Ayi ngwano ninga niyo nzamwemeza amandoga data. Oya. Ariko reke nkundira gukwa amafaranga. Nuko bahita babuhindongoranya. Ako kanya mugahita muyagabana. Niba ari uko bigenda numva ari amahirwe. Nahinga haba ubwigera yigapfa cyangwa ikagumba. Ukazategereza indongora ugaheba ta. Wabude saka kuja mu ngiko ukarekera. Ahubwo ndumva yari yo mazambere nshimwe. Nawe inama no kuza ku mafaranga. Natwe baturongoranyije tukazayikenuza. Ariko murara muri ibyo mwaje tugafungura tukaryamara. Nibyo koko. Reka nze ngerageze mbone ko nirambika hakiri kare ezi ngoko niyo ngoma. Ndege impuzu zisumbe zindi. Singira Imana imwe hufu. Habinda. Ngizi ebyiri. Umwanzi wangu Rwanda ntakagire nyampinga. Umukobwa wanjye mpeshejejemo mu gitaramo koko. Ni gitangaza koko. Ndahezwe ye. Kugira umukwe nkuko ntawe. Niyo byambere cyane cyane iri umucuruzi rwose. Nzajya mpumba. Ankure mu isanduku ya leta. Angwisi. Cyangwa mvuganire mu musumba nabo bangwisi. Aya abazwe nabi kandi bakomeye. None yatagira akazi gakomeye. Iri kuzamu umwana wanjye. Kwa mariki se cyangwa ajya muvuriki. Inyungu mbere ya byose. Umuntu agomba kwishakira hose. Haba mu bantu, haba mu bintu, ndetse no mu bana byaye. Nta kongera mu izanzaniye rwose ne byaguye. Iki ni kinshimishije kandi bavuga. Nuko ningi Kigali nzaje nakirwa butware pe imperwe rwose. Neza. Kinyenye gikemurwe nkaho mvugiye hada. Ureka mwe najyaga ngeye nagataramayo. Nkenda garuka ntacyo ngezeho. Mugore we. Ngwira rwose. Wera nkungura ubwenge. Inkuru niyo gitangaza. Ese ni inkuru ko ari iryaguye. Yewe. Ngaho se mbwira icyo mpamagariye nge kwikomereza imirimo yanjye. Cara hasi nkubwire dore ko rushyashya nangaho hari abakozi bake hano. Ntabwo impundu wareze neza. Yewe. So wakwise mugore wera. Ntiyibeshye rwose ko kuri wera. Yego ko rero harahagazwe. Humura. Nawe ubanza kakugezemo da. Oya ntabwo kagezemo. Ubwo se nicyo mpamagariye koko. Tuzaturaniye. Kuko ushimye umugore wajya kuvoma kamena ikibindi niko byahoze. Tega amatwi nkubwire se nsengeri zugarije.
erega ndakumva. Nibyo nanjye nashaka. Dore ejo nahuye na mujyanama uyu mugabo ufite umuhungu ukomeye mu mujyi. Ndamubona. Uramubona ngira ngo urabona. Ambwira ko yaraje kungizaho amagambo aryoshye yerekeye umukobwa wacu. Ngo baramusaba nk'umugeni. Yego mwabazigaba. Humura. Nibyo byawe. Usigaye utangira umugeni mu nzira. Yewe. Koko ngo imfizi irabyara ntivumera. Yase kandi utangaza yasaba mpayiriza yigaje. Koko urubahuka. Ubona uvugiye amagambo nk'ayo ngayo mu nzira. Uyu mugabo agiye niyo rubaye. Bose utagira urugo. Aha. Namwe abagabo murahimbye pe. Banza unyumvise dore ko akarimi kawe kazanzanira. Nahuye nawe ngiye kwigurira ikawa ku muturage wari wanyemereye kilo 70 ku mafaranga make cyane 2200. Ngo yararwaje umugore n'abana bari mu bitaro. Ndakumva yewe ngaho ntumbwira. Ubwo sinari kwitisha iyo nyungu kuko kaguri mutazi ubwingi umeze nk'abana. Ndakabuna umuntu abakurira mukabona murya gusa. Nahisemo kubujyana mu kabari ko kumubuga. Nuko tumwe mabyera biri. Ambwira ikimugenza. Aho nanjye musubiza neza. Ubwo abana bikundaniye ntabwo ariko dukwiye kubatanya. Ubwo muri mu kabari. Neza rwose tubaho mu kabari ko kumubuga. Nuko arataha nanjye nikomereza urugendo. Ubwo se narakoshije. Reka da. Nawe se wakosa. Iyo ngaruka hano si mani azaza abandi batazijyanye. Kuzi bunga amabumbeza niba ubyumva neza. Erega gucuruza ntugire ngo nugushinyika nabyo ujye ubimenya. Yego date ibyo ndabyumva. Ariko ntabwo ari umuco mwiza gutanga umugeni wenyine kandi ukamutangira mu kirabo. Nawe mutanze se ubuje warankwereye. Reko twavugaye mu magambo. Kwico n'abana bakujeje undi iki kuko. Ndetse n'abari impande zacu ntibabimenye. Ntugeze mu cyo twavuga. Reka nta mwiherero wo mu kabari. Twarabikoze nyamara. Hanyuma se mwahanye yihe tariki? Yambwiye ko umuhungu afite iminsi mike yakonje. Hanyuma akaba ashaka kuzaza. Agatira igikumwe. Akajya no kwa padiri. Maze ngo bikarangira rimwe. Umunsi umwe rwose. None rero warabimwemereye? Nabwiye ko azazana n'umuhungu we tukuzuzanya. Maze tugakora program. Kuko ibintu bikuri rimwe kujya biragora. Ubwo tukagena ibizagurwa ndetse urebye n'amafaranga tuzakoresha. Yewe nuko ni byiza dushimira Imana. Se maye wagize ngo gusabwa umugeni muri iki gihe sa amahirwe. Wakabimenye takenshamura. Ubu twe turarusimbutse. Ntiyijyanye cyangwa ngo ayitwarire hano dore ko ari akateye. Yego baba. Ubongera ubivuge ahubwo ko ari akatera. Karibu. Muraho ye. Muraho. Yego. Nta mahoro se. Muraho neza. Mukomeye. Yego. Amakuru yanyu se nayahe? Yego amakuru yacu ni meza. Umusaza ko ntayo muzanye byagenze bitara. Umusaza ni muzima araho da ntabwo ari uburwayi. Cyakora ntabwo yashoboye kuza. Hari abantu duturanye bari kuburana amasambu. None bamutanzeho umugabo yambwiye ngo tuze tubivugane. Ubwo ndagenda mubwira icyo twagezeho. Nuko. Igitekerezo cyawe ni cyiza rwose. Sikomeye iki gihe umuhungu wikuye mu busore. Abaruse benshi cyane. Erega nta wanga heza nuko habura. Nibyo. None se haruba yishimiye kuba ingarama kirambi. Hoya shenge. Uzi kugina. Harabishimira gusazira mu buseri bateri. Ngo kugira ngo barye neza. Bageze aho bashaka nta mugore nta mwana bari nta kibazo rwose. Ibyo se nanone bariho. Erega abasore ntafite umutima umwe. Nabo se sibo barubunda kumara. Rero rwanuza. Nyuma ugasanga isanduku yabo yo kuzigama ari mu kabari. Niyo mpamvu rero burya babisimbutse tugomba kubashimira ndetse cyangwa ngo tukanabashyigikira. Yego baba. Nyiramwe. Karama. Twabonye abashyitsi ntibaza kudufasha kubakira. Ni mwebwe. Uraho nyiramwe? Muraho. Komera. Amakuru se y'Ikigali nayaye? Yego ni meza da. Sura abantu utabateguje. Yewe yinsetsa rwose. Yagombaga se kohereza intumwa ngo azaza. Ubu yatari ukuzi babo yisanga koko. Nibyo koko. Mwifurije kuza kwiza. Urakoze cyane. Reba se nyine cy'umuzimanira. Muri firigo aho nta byeri zirimo. Nyereka ndebe ubanza zirimo. Ubu rero
i Kigali muri aho ni amahoro murakomeye. turaho da ariko ze mukora i Kigali ra ni minisiteri ni mu biro ni mu babanki nahaganaye. mvura muri minisiteri y'imigambi ya leta. hanyuma se mugacumbika haganaye. cumbitse hakurya ku Kimihurura. abo muri amazu y'abakire. Yemwe hafi yo mu baseriviyani. Ko Kigali bayishwanyaguje. Aho batari rwose. Hariho abantu bayafite. Twahinguka turi abacuruzi bavuye mu cyaro. Ugasanga rwose turagenda turindagira. Ariko noneho ubu nta ngorane rwose urebye. Ni buzungu da. Ni buzungu. Singo wahingutse uturutse mu byaro. Birakomera. Reka byari konje. Oya nivyo nuko gushyira ku nkingi z'umutima kandi nacyo ryari agatsindwa ryari ryavuye na ngorane. Ngewe mukunda kuza Kigali kenshi se? Nkunda kuhaza ntundangurira ibintu rimwe na rimwe ntabitumije za Mombasa hiryo y'ibyanjye bitaraza. Se mujya mutumiza ni Mombasa? Ni Mombasa nagerageza. Ubundi mufite ibintu binira. Nibyo kubaka rwose. Hanyuma se konjira iragenda muzayirangiza ryarira? Yewe konjira iragenda neza. Ahubwo data yari yantumye ngo mubwire icyo azabakwira ngo niba bishoboka muteguye n'irisi y'abazatumirwa n'amafaranga bizatwara. Ngambo nuko biteganya vuba ko konji yangira bugufi. Ndabyumva humura. Nivyo mwana wanjye. Inama iragirwa ta. Inama iragirwa rwose. Ugende mumbwirire utiko ko mwabanye kera. Ibyubu. Utariko inkwano uzamugenere uko ushoboye. Ni byiza. Urumva? Bipfa kuba amafaranga. Ubwo niyo nka yubu. Niyo nka yubu rwose. Nibyo ubundi nawe numvaga ibyo amafaranga y'ibyo yifuzaga gukoresha. Naho ubundi ndasohoza ubutumwa. Ubwo nta ngorane. Ariko se ibyo gutegura ubukwe byo ntabwo twagira icyo tubivugaho. Twabivuga. Twabivuga rwose urebye nta gisigaye. Nikuze. Nta bandi bantu twabwira ngo baze dufatanye. Singira ngo sinama y'ubukwe banyuma ari ukubabwira icyo bazakora. N'ubundi ibyo byo niko bigenda. Iyo nama y'ubukwe se ni ngombwa. Njye ndumva ari uguhinda rwose. Ntabwo ari uguhinda. Mutumiye abo mu miryango bonyine ntibabafasha mutagombye guhinda mu bakure. Oya. Umuryango wonyine ntuhagije. Ubundi bwo. Ndahora ni mubwira naho tushobora kuzatumira. Jewe nzatumira abacuruzi bose n'inshuti. Sinamenya neza kandi umubare wabo. Curuzi burya ni benshi. Ariko reka dufe kugereranya mfate nka 400. 400. Kuko buri wese njya wankeka hari ubanza bari kumwe n'umugore we rimwe na rimwe. Muri bukega ko hariho abazana n'abana cyangwa umushyitsi waharaye. Unesari inzoga zitagira abavumbi. Reka rero turenze ubwo nk'ijana. Tuvugiwe na nka 500. Jewe nzatumira abakobwa bose twiganye nabo dukorana bose ku ivuriro. Turabashyira rero hagati y'ijana. Ubwo bamaze kuba 600. Ubwo sabo bose niko bazaza. Oya, abenshi batuye kure. Turagumana uriya mubare. Ariko nk'aba bantu bose nabiki. Watumira baki ubukwe ntibwataha. Yakobaho sayashashasha. None muraduhindura injiji rero. Turakuri ibyo tuzi turabagabo. Mukecu, eriga tuba dukeneye no gushyigikirwa. Abo bose tubware ko tuba tubizeho intwererano. Kandi rero bakaza no mu modoka. Imodoka se nizo zihimbaje gusa. Erega noneho ndumva nimukurikiza ibyo nta muturanyi muzatumira cyangwa sabo mu miryango. Mwibuke cyakora kubunwa buriye bukakwima yo buvugije induru bwima amatwi. Ceceka. Yaha, doraho nibere. Ya. Icyo gihe twebwe tuzavuza impundu. Nta ndurira gatsindwa na Nyagasani. Niko se nyiramwe. Gusa tuzakoresha impapuro zitumira nka singaye. Nuko uzakoresha nka 600. Ubwo se ku ruhande rwawe ko ntacyo bavuze zinamenye.
reka njye bazatumira ndabazi nta kibazo. muramenye ko utera ubureza bw'ibanze mwategura mwagira mwibuke ba nyogosenge ba nyoko wanyu ndetse na ba nyokorome. abo se ko ari bene ibirori ubwo twakwirirwa tubandika tuzababwira mu magambo. ntabwo rata mwana wanjye nta mpapuro n'imbeshyerwe ntibazi no gusoma kwaba ari ugupfusha ubusa. tubaye n'ibyo rwose. ahasigaye rwo no kujya n'amafaranga ahanye n'inzoga zizakwira abatumiwe kimwe ndetse n'ibyo kurya byazabahaza. aha numva ari ukuzarusenya none ibiryo bihaza imbaga y'abantu byaboneka he? mutanze inzoga gusa se ntibanezerwa. reka da izo ntibikibaho ahubwo siname ndakumva. ni ugukoresha ifite etaje 6 kandi iriho abantu 2 hejuru bikazaba bisobanura twebwe. izo gato se mwana wanjye ubwo urumva se ari ugusesagura koko? amataje 6 boshye amazu yubatswe. cyacekaye we ntuzi naho amajyambere ageze rwose. ntabyo abonye turara kwa rutikanga bacyuje ubukwe koko. niko se nyiramwe karame uzi ko nandi kubaza bara rya invitation tuzakoresha. umva hari iziroza umweru icyatsi kibisi ubururu izibengerana ndetse n'izitabengerana. hari rero n'izikubiranyije n'izidakubiranyije. hari ziba ziriho inzogera ebyiri zisobekeranye inuma zigurukanye umukufu uriho imitima. hari n'imitima isobekeranye cyangwa impeta. hari izishushanyijweho ibiganza byambikana impeta ndetse n'iziriho amafoto yabiyemeje kuzabana n'izindi zose utayobewe. ntabwo rero ugeze umbwiriza ushaka mfitiramo neza izo ukunze. ku bwanjye roza ni akabara keza tukazashyiraho n'amafoto yacu kandi tugakora izikubiranije. wowe si ibyo urabyumva ute? ariko ibikubereye byiza sinabisubiza inyuma ahubwo ntacyo nongeraho. ariko mwakagira injishi n'imbyeyi zikamwamo. uzi ko mukabya koko murashaka se kwiyamamaza ngo n'abatabazi babamenye ko mwabazigaba. ese ubundi ubwo muzabona amafoto muyagiza mu bantu 1000 bakora amajyambere da. siko nakunda urabashaka iki se ko ari cyo gihe bageze mu rwose. bagicira amata ngo babandike nishywe gakera rwose imwe byo hambere. iki ngoma yimitse se ntibimana nacyo mbiswara. oya mukecuru yerega ibintu biriho kandi tugomba kwikoresha uko biri nuko ibyo ratabana banjye. ubwo rwose ntibisagutangaza. nyiramwe ivyekeye imyenda yawe se? yewe ntabwo nshaka yino mu Rwanda iba yarashaje barayambaye cyangwa barayikodesheje. ndashaka kandi ko agatimba n'ikanzu byose bizaba ari birebire bikururana kuko hazagira abakobwa bankikije 6. 2 bazafata agatimba 2 bafata ikanzu na 2 bo kuntunganya. hagomba n'abana 2 b'ibitsina byombi. uw'umuhungu azagufasha inkoni naho uw'umukobwa azantwaza indabo. kandi bakazagendera mu modoka isa n'iyacu. hari n'ikindi cyiza nabonye mu bukwe bise ubwa mbere mu Rwanda hose. abakobwa batangaga ibiryo n'inzoga bari bambaye imyenda isa n'iy'aba bandi 6 nakubwiye bazaba baturi iruhande. ubundi rero tuzazenguruka mu mujyi inshuro 4 bavuza amahoni mu mazina yacu. ibyo ntacyo niyo twahazenguruka 6. nibyo se bibaho cyangwa no kwivugira? amahoni bayavuza mu mazina y'abantu se bigashoboka? umvara birashoboka rwose kuko muri ubwo bukwe niko byagenze kandi byari byiza bihebuje. harya di hari hashingiwe nde? hari hashingiwe Kayumba. yego koko. imodoka zagendaga zivuga ngo bi 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 bi. ubwo rero mama zaravugaga ngo Kayumba Kayumba. ubwo rero natwe zizagenda zivuga ngo si namenye si namenye. naho ngewe zizavuga ni ramwiza ni ramwiza. bose bizashimisha cyane. kazahanyura abantu bose bazahagarara bazumirwa pe bizaba ari ibya mbere. numva bizaba bimeze neza rwose. bana banjye mu buto buroshya ntibuherekeza. nimurekeraho ibyo muvuze niba ariko bizakorwa nzaba ndeba. umunyarwanda yise umwana we ribera kurora. ariko gucyo uremererwa n'umutwaro utikoreye wabaretse bakirangiza imiteguro yabo abashaka y'iki bose. hari ibyo uzagura. reka bivuge nuko ibintu bitariho mu gihe cyabo bategaga amasunzu ntibari baza agatimba uko gasa.
cyongeye kandi turacyakomeye ko ntituravuga orukestre tuzatumira kuzaducurangira ariko manywa ari na nijoro mu gitaramo niko se nyiramwe ukonde yihe ku manywa tuzatumira inyamibwa zitubyinire naho nimugoroba tuzacurangirwe na orukestre inyenyeri. ese si ibyo ni ibyo rwose ibyo nta kibazo kirimo. ese ibyo bintu byose niko bizatangwaho amafaranga none ibyo si byo byubaka abaguhirwa ntihaba guhinga ntaho nari numva cyangwa ngo mbone abapfayongo nk'amwe ibyo muzaba musesagura se ntibyazabagirira akamaro mu rugo rwanyu ko ndekera abana ibintu biriho igikabyo ni kibi mu muco wa kinyarwanda. yewe ahubwo hari aho uvuze neza uti ntaho ndabibona turashaka ko ari twe ba mbere rero uzabibonana. cisha make muko cisha make cira mu gacuma ngo haryohora uraye dore bene nkamwe nimwe mu binyanda mwabura umuboyi ntimurye ngo niki ntimwakwatsa mu ziko urumva muko rero mperutse no kubona umugore wahekesheje umwana umuyaya naho we yambaye ipantaro amushoreye ngo hano ubusirimu banyabusa ntibakamenye ko umubyeyi yizihirwa no guheka. izo nanone hari abakabya da bo reka tugere ku ndunduro y'amagambo naho byamugore bamwe mu byehure bana banjye reka ndabona nta gisigaye usibye hoteli tuzakiriramo abantu ariko nta kigo bizareba abandi batigeze bakodesha. yewe nyiramwe karame nda niba murangije ngwino njye kukwereka icyo nkorera uragaruka. reka tuve muri ibyo tureba amafaranga azakoreshwa ariko ese wagize ngo ni make ndabona ni 2,200,000. none yose azava he keretse n'uzanguriza kumwe muba mubitse menshi niba uzayabona vuba nagerageza humura ntacyo kuko baherutse kumpa 5,000,000 ubu ziri mu isanduku kandi bankoreye kontorore nta kibazo ntabwo nubwo itarangiye rwose ntacyo bizantwara humura ntabwo bizatinda reka mu yanjye yagiye Mombasa gupakira ibintu ndetse ubigomba kuri mu nzira igaruka kuko rero azaye ukomeza iyo kontorore uvuga amafaranga niyo yagushyikirije kera da oya noneho ndumva bitagoye nzayakuzanira rwose ashyira mu telefone nta gikomeye ariko rero mumenye ko leta ikomeye kutwayo cyane cyane ku mafaranga none babimenye ntibandebera izuba da nuko mpana bihanukiriye kwirirwa uvunika twe barijwe batugeze magize ngo ntitumere amahembe ngira ngo ujya mumva babivuga ukeneye sangaye ntabwo ari menshi cyane bikabije zampe 1,150,000. ubwo nawe kugira ngo nongere kuyangira mfite hano nzabakorera ubukwe bwiza bana banjye kuko bagahebuza ubushimishije rwose. none ujya ntuzi ko burya ujisha igisabo utatera ibuye none wawe muhe mu byahe koko yayamukira umukwe ubwo nta kibazo nzanyarukira ku biro nkugeragereze inama niyo ngiyo ahasigaye reka mpamagare nyiramwiza aza guherekeza oya nibyo igihe kirageze. ikindi kandi nukenera kugira ibyo ukora ujye utishisha hano hari imodoka ya Mazda n'iya Toyota ndabwiye abashoferi maze bajye baza bakujyana ushaka hose ushaka gusa. murakoze cyane ahubwo cyane cyane nk'umwiteguro ry'ubukwe iriya Toyota uzazitwara iminsi n'imbere kugira ngo bifashe kugura ibyo uzabukeneye byose hasigaye ni ukuzashyiraho nawe akaba ariko kuko ni ugufatanya. oya ni byiza ibyo rwose nsanzwe mbizi tugomba kuzafatanya. ubwo turumvikanye ariko reka njye guhamagara nyiramwiza ntiguze n'umushoferi ntabwo bazi kujyana. ni byiza nakira se ko ari imyaro nibagire va ahubwo baze bantahane ngende nicaye muri Mazda ubundi abatagize amahirwe bari kwarika nubwo bazajya banegura ngo ngenda mu modoka ya data bukwe ntacyo bizabimbwiye wanze kuvuga heze mu nda ya nyina yewe ubundi ko ngo batazansuzugura nzekoreramo 1,000,000 cyangwa 2 maze nshyireho akarusho naho ubundi dukunde dukorane ko nawe uzungiza adashitura da nzakora muri bikomera data uko azangoboka nta yabuze cyakora iki cyiza cyo gusaba makire ni iki ngiki. ntabwo ngo ryabishira oya ariko ntabwo ntinze cyane nariho nganira n'iki kirahuri ntabwo rwose nari ntinze cyane. se urashaka gutaha agiye nazi se si kera mugeze kuki se
nizeye ko bimwe mu bibazo byari bikomeye mu birangije. Reka ibyibazo twabirangije da, nta gisigaye ahubwo. Ni byiza. Izo bintu ni ukubitumiza vuba rero, kandi ntuzibagirwe n'impeta zimwe za zahabu, imwe gura 5,000 gusa, ariko dushobora kuzazigura mu Rwanda da, ntuzigore uzitumiza. Nzabikora uko ubyifuza rwose, humura rukundo rwanjye. Nyinamwe Karame. reba umushoferi hariya umutwara amazita mubwira aza munyarukanye. Ariko ndamuherekeza. None se nakubujije ntabwo kwikura mu rugo kirazira da. Nibyo reka murebe. Umukecuru sari hafi ngo musezereho. Oya agiye aherekeje mugenzi we wari uri aha ngaha mu mwanya. Turamusezeraho humura rwose. Ubwo mugira urugendo rwiza. Murakoze mubeho. Mujyana amahoro rwose. Ubu kwenda bukoze da. Ebumbunye kandi simpobye nagusa rwose. Yewe. Ubucuruzi niwe wacyoro. Furiya zimuvanye mu miliyoni n'imisago. Kandi rero ngo ufite ake nta urakundi. Aha sigaye nzacungira ko ntwererana. Bariyo nongeraho make yanjye masufwe butari. Icyo nzi nuko nungutse gusa. None nzabura kubanza kuyacuruza ko nyabyaza ndi muri iyi minsi. Kutagira umukwe nkuriya no guhomba yawe. Kandi rero ndabona atarahuje rwose. Umva ko bacuruza dohombara. Ejo ndabihenze rwose. Keretse umukwe wanjye ni bamwimura bakamuha akazi ahandi cyangwa kandi kazi. Nakoreka nceceke. Ngo nta uratabana impyisi zihuma. Ahubwo reka ntangira umubare gusa. Ubu rero uri wangiteka ryose. Imana ishimwe yaduhuje. Nawe ntawe tugusangiye da. Kuko biruhande nkitwawe biranshimishije rwose. Ni byiza rwose ntako bisa. Sinzi uko manga. Reka ndebe. Ni mwinjire. Mukomere. Se ni mwebwe. Ni byiza. Urahurima? Uraho namwe. Yego. Murase nani? Muraho neza. Uraho Karimi. Ramadan. Murakomeye. Urahora? Muraho cyane. Uruzi ko wimuhuriye kandi. Duhuriye hariya hepfo mu nzira. Yego ko mwaraganye da. Mwaraganye rwose. Niho duhuriye. Mwiriye yemwe kwa sinamenye. Urahomburemo? Mwiriwe sinamenye. Muraho neza? Murakomeye. Mukomere. Cyane. Nimutambuke mwicare namwe, nimutambuke mwicare. Kansuze madamu na. Komera muzee. Muraho mwana wa. Yego. Muraho. Aho mwana wa. Muraho. Yego. Madamu. Ni byiza rwose. Ubona? Rwose mwatweretse. Ni byiza cyane. Madamu, reba si icyubaza imanira. Ahubwo nimubanze mwicare. Murakoze. Murafata iki? Hari byeri konje n'ishyushye, fanta, whisky, martini na divayi. Ngira nka whisky. Byarazo mu bukwe bwanyu nzafite n'imvune. Yewe nanjye ariko ndinywera. Furiya se zari nyinshi. Twari tuzi ko inzoga zaba banye nkeya. Yewe ndanywa martini ariko ivanzemo na ka fanta. Njye niba hari ikigage nicyo ninywera. Abantu bakuze twikundira kagwa. Ntabwo ari wewe nyine koko. Urwagwa n'ikigage ntabyo dufite. None mufite inzoga za kizungu gusa. Umuco wa Kinyarwanda urwagwa n'ikigage nta cyabiruta rwose. None se umuntu ko atanga icyo afite musaza. Ego ubundi umushyitsi muzimanira icyagusanganye. Ni mumpe kabyeru. Ese ubu ninzago hari ubwo nzisiba. Ntiwumva bitwaye. N'ubundi buri se wayitinyiraga iki nta kibazo. Noneho genda nk'ibyo nyiramwiza nkwa. Nimushyikire mwese.
ku buzima bwacu ahubwo ku buzima bw'abashyingiwe. ubuzima bwacu ku buzima bwacu. Sinami ndakumva urugo rero muramenyereye turamenyereye da ni byiza ni byiza reka nta kigwenda abona bigenda neza ubundi se ikigoye ni iki ko kuri ubu mwese mwamuziranye ndetse mwakoze mukabana mbere yo gushyingira oya data twabaniye igihe ibihe bisigaye biha ibindi koko umva abana banjye ntitwari tuzi ko gutega amasunzu bizavaho ngo bibone ikizabisimbura ibihe bigenda bisimburana na wa mugani wawe ariko uzi umusozi twari ubona wenda n'agatimba kazavaho haza ibindi ntabyo ntazabona uyu muzehe turi hafi ahangaha ni umuturanyi wanjye cyane rwose ariko burya hano harahindutse none se ntihageze umuntu mushya yewe birumvikana uko bamenyereye akoze mwana w'inshurike inzoka rwose cyari kimera cyane ubwo bakongereye ntabone nta kibazo ibintu biriho kandi biriho kuri yo tukongerere kamwongereremo kamwereke urakoze mwana we urabona we mwana wa Martini akarakonje izi nshuti zawe zifite umutima mwiza disi nami wagize ubukwe bwiza cyane ntanza kubivuga burase bwari bwiza bishoboka ariko burya mwawe icyo kurya gihagije ra reka nabonye bigera muri babaturage inyama zihita bakozaho bazimara akagira ngo ntacyo mwabonye ariko itabonye rero kandi ari ucyambaye ntibishoboka ariko ngo n'umuntu cyo ntamenya ko kera ijya kositimu yakorewe iyi uravuga kositimu n'ubwa mbere ndavuga ko bese n'ifi irya kanzu si ibyino mu Rwanda ntabwo ari ibyino mu Rwanda ntabwo ari ibyino pe uravuga kositimu nuko mwe mutazi iz'amakanzu abahanga mu kureba bararebye barumira burya se byari byiza warakarabo ahubwo abantu barumiwe maze bose basigara bahwihwisa ngo ubu bukwe nibwo bwa mbere bubaye inahangaha naho sirya myenda sirya nkweto se ari abakobwa bari mu mpande zanyu bambaye ibisa ari irya kanzu ari rurya runigi wari wambaye mu ijosi n'agasakoshi simba se rero karya agatimba ko umva ko rubanda runeko yewe ntawabona icyo anenga ku bukwe bwanyu yewe niboneraga gusa bameze nk'abamarayika burya hari ijuru rirenze ririya yewe nta juru rirenze ririya koko ubwo musigaje ikira ifaranga rirakora ukurusha ifaranga uko nabonye biriya bintu ntibyaguriwe no mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu bya hafi mwabonye ko n'inkweto z'umugeni zari zanditseho n'izina rye n'utundi dutako twinshi niko byari bimeze ubu rero ntabwo ari ibyo hafi nabitumije i Burayi kawisi i Kigali ariko birahenda cyane birahenda ako ngako kurongora kabira ari igito nongeye ibyo murinda gutumiza i Burayi biruta ibyo murinda gutumiza i Burayi biruta imikenyero njya mbona no mu Rwanda ariko atabeshya birimo iki rwose ubaka n'uguhirwa ntabwo ari uguhinda ongera usukiremo umusaza ndabona kamaro buriya nanyishyiramo akandi imiriti harya imiriti murakoze nanone bose bana banjye uragakunda reka ryoshye ubu ni n'akayoga k'abagore akundi rubanda tukajya gukama ariko mbaze sinamenye bya bintu byatwaye amafaranga kandi nabonye basa n'abishyira muri filime nabonye umugabo ufotora ibintu bya filime burya byose muzabibona muri video birya byose byabaye byose uratangaje wabaye wa mbere waka rwose igere buriya mbona ngewe ari wenda ari ugukata ivuga nuko utazi ukuntu hanze bivuga burya rero twebwe tureba kubona ko kiriya cyapfuye kuri twe tutamenya ko rwose ibintu byabaye nuko muri ko bivuga ariko dana wandi bana nomonye mushyiramo burya tuzabibona muri video rwose ndabona rwose ubukwe bwazo bugarutikanga bukaburuta pe
ugasanga ibintu byose biri ku murongo ubukwe bwararyoshye nibagiwe no kukubwira ibindi bintu byiza abantu batangaga niba abakobwa batangaga inzoga n'ibiryo nabo bari bambaye bisa n'iby'aba bandi bari iruhande rwanyu ikindi cyiza kandi ni uko buri muntu yari afite isahani ye y'ibiribwa by'ubwoko bwose ku buryo nyine buri muntu uwo ari we wese yatashye yishimye kandi ashize n'inyota ahubwo ab'inzambi bari kuhagwa nabonye bari bagiye kogeshira amenyo n'ishyirahamwe bari mwagerageje urebye ukuntu ibintu byagiye bigenda abantu babibagiriyemo wanyeretse ibirori rwose urebye nta kandi tuzakomeza arega bizahoraho iryo vuta uvuga ambere umusaza mwibara umuntu wanjye ntacyo uzabona nyamara twe twibwira ujye uzufashe tugiye mu bukwe babyita kwijuta ni ukwijuta zo bwivuta ntabwo kubivuga abaturage namwe murasetse wivuze nyinshi aba ko washize inyota ntabwo ari ugusinda ashwi danda gusha inyota no guhaga n'abandi bagenda bameze nk'abasinze burya bahembutse ariko bana banjye mumenye ko utangisha amaboko yombi ukazagarurirwa na kumwe Kinyarwanda ubu se koko yikokoye ntago hasi n'indi uzamureba n'irihumye ngukize baraza kandi n'agakecuru gahishije ntikabura abuzukuru ariko nawe uravuga iby'abasaza ariko polisi y'abasaza by'abasaza nyamara ubwo yambwiriye ahubwo mujye mwiririra mugumye aratamutwibwirire ariko si inzoga zari zihagije wivuga inzoga nawe yagira ngo yumve ibyo tuvuga nuko nyine nta muneza Rwanda naho ubundi ntabwo yarebaga none se ko bazisigaje hariho wabonye asigaza adahaze se wowe unyoye byeri wisi kimarito n'uwahita ahubwo ni umubwire urufusi rufite amuru ndakumva irahuje ko ku busanzwe yinjirwamo n'uwifite kuyikodesha buriya baba barabaciye amafaranga angana iki amafaranga yo ni menshi da reka yarayibura se amafaranga ni menshi amafaranga yari kwa beneyo oya reka burya wari ukwikora ese wabigeze ibyo byabaye ngombwa nta kundi wabigeze byo biba ari ibisanzwe yebya hoteli n'ubwa mbere nabonye zimeze kurya hajya ngo ni hoteli abaturage hamwe n'ibyo rwose ariko baririmbye ngo burya kutigabira gatsinda ariko se nyiramwiza ko atabambwira bavuze ngo uretse ko nyirayo yaduhereyemo n'intwererano akatugabanyiriza barya muri abana bakomeye bene amahoteli ubwo ari inshuti yanjye cyane ibyo gikaruga nawe yarishimye cyane kuko ari twebwe twari tuyikodesheje bwa mbere nta wundi wari urigeze ayikodesha reka yewe cyakora njyewe ariya mafaranga mwatanze kuri uriya byose jyewe mu runyurwe uwayampa narinda nitaba imana uwayampa narinda nitaba inama yewe arakuvugisha yewe reka mvugisha abantu araryoha ufite ifaranga agenda aremereye amafaranga mu rugo kandi n'umubare arinde kumuvugisha umusaza mbone mpore uwayampa yansazisha neza nawe si ibyo ngibyo ko arira harya umunsi umwe murabiyobewe ariko ryabayeho tu umunsi umwe none se ariko byose hari icyo ukajya mu bandi kuboneka ntabarafashe ngo bayasige birangiza ngo ko gasaza kaganya kakiyisura kava ngo wamusa nasura ngashaka batira harya umunsi umwe ritamara oya ibyo nyine muzehe rwose buriya niko bigendaga muzehe ati amafaranga ni amafaranga urayakoresha abana banjye gusaza no gusahurwa abandi bakayakoresha kandi ngo ushaje ashira gushimwa aho ubundi kwese inkumi rwose ntako niho birakomeye n'umusaza aracyakeneye reka mbone mpora aragira ngo basese naza kuvuga kandi ngo yishira amenyo n'ishira amerwe umugabo ntawe nagiriye umusaza agikeneye nsa gutya mukagira ngo nahozeho gutya twavuze byinshi ariko niko nibagiye kubaza hari ikintu mukeneye ejo usubiza ku kazi cyangwa uracyafite iminsi yo kuruhuka ntazata konje yuko se si iminsi ine gusa ine gusa ntayirenza ashwe
mpamvu nawe uzi burya nka mwako ntabure burya tuba tubakeneye burya ga ese uzabona mbere ngira ngo nitegure ese samaya no kuzaza danza bamwe kumva iminsi merewe neza amazi neza nabashaka ko mfate karamu nkubwira ubwo nzagerageza none se shaka karyoshye ko kadahora mu itama nene kugerageza nabigenza ariko nyine kakaba karahanyuze ariko erega ndumva imigani usigaye yizi mu busa none wagize ngo ntiyabaye umuntu mukuru barakuze muri iyi minsi ahubwo ni ukujya twungura inama ubu yatuze inama da ubu yaduhanuye mu minsi narakuze narambe Inyarwanda barakina ni ukujya twungura inama da maze rero reka tunyaruke turabona umunsi uciye ikibu kandi tubareke namwe mu ruhuke ahubwo murakoze kudusura rwose tugomba kumureka akaruhuka kazaza ku kazi murakoze rwose kudusura bityo nyine ukomeze bitwe muri runyu duherekeje abashyitsi turaje udusigarire ku rugo ntidutinda ni ukuri kose ntahasigaye uyu mwana nawe rwose ngaho ngaho murabeho reka tubageze ku irembo muraho mwana wanjye muzehe mukomeze gutya nyine mutugire inama ngaho mwana wanjye n'abantu nyine murabeho muzehe ngaho mukabasura mukabura inama nyine mujye mubasura umwanzi akicwa n'ubutindi koko ariko yaba yari iyabo niho nari kubagirira amashyari koko gukodesha inziga ni rya nyamara ibyo batanze mu bukwe basesagura bivuyemo nk'izi ngizi ebyiri yewe nubwo bize nta mibare bazi waramutse siname waramutse ntizama waramutseho komera wazindutse kurya wari ukumbuye akazi none se si ngombwa ntazi ko gutangira akazi ku wa mbere ugakererwa bitera umwaka urenze urangiza icyumweru cyose ukererwa waramutse siname waramutse wima komera ni meza mwariteme aha yewe ubu aribwo ndabona ari amahoro da muramutware namahoro mwaramutse komera mwabonye mugerayo ra mwageze mu rugo ryari burya twarihuse harakibona amaze kugenda imvura irabangira ngo irabanyagiye mwashwi twanyarutse yemwe mutware rwose mutware ariko karemera nawe urakamya ko nabaye mutware ryari se da none se ntuzi ko iyo udahari intagara ziba nta gafaranga umuntu abona da ko ntawure mugira umutware ntabwo woroshye karemera igihe gwe wazo cyari cyagera none se hari n'ukuntu ubwo ntabigenza burya yewe mu bucuti ariko ngaho mwe nuko zangiye mu biro nkora akazi kabandi ubwo ndaza kuya mu kanya ntegereje gera ku kazi nanjye ubwo ndaza kuza ugira icyo mbwiya hari ukuntu nyine nimereke ibidose byose birunze ibipapuro by'abakozi amarise ntarakora yewe ndabona afite ibibazo ariko ndakubita agatima ku mafaranga y'abandi ubu umusatsi unyurosotseho ukuntu banyizeraga se bakoma ishimwe ry'umukozi bakanyita ingenzi none nagira amakuba bakagira ibyo bambazara byerekeye amafaranga nakwigwa hehe ntacyo ariko bazajya kubitekereza nayo yarabonetse ni ngombwa ndetse ko azaba yarayampaye ekere kandi nibwo mu mutega senge zabo bayi wa mbere cyangwa se wanya nibashaka bazakora uko bashaka kubongera umuringa yashutse gukubako yinjira ni biki mwaramutse se mwaramutseho yego nenzanye runo rwandiko ninde uruguhaye ni umugengamari kandi hamwe ngo nkubwire ko byihutirwa ngaho ugenda ndamusubiza ngaho mwirirwe mwirirweho
kandi shefu kontabure usabwe kunkorera ibi bikurikira. icya mbere, kuriha fagitire zose wasize utishyuye cyangwa nkaka, bityo abahora batwishyuza bakerekera uruhande rumwe. ndabigira nte. icya kabiri, gutegura impapuro zisobanura amafaranga yose yakoze, piyese kontabure. mukajya imana mwe, utibagiwe na za zindi zasigaye kuri kontorore y'ubushize. icya gatatu, gukora raporo yerekana uko amafaranga yasohotse n'ayinjiye. ndarubonye ndabyiga n'umwanya imana mwe. nako mu magambo make ngira ngo urumva ko kontorore igiye gukomeza. ngushimiye ubwitange, ubufatanye butagira amakemwa ukorana, umugengamari. ibaba we kontorore ko numva asa n'urota se mukagira imana mwe. ndabikeka na sinyagasane, ndafunzwe birarangiye. mana y'u Rwanda mbabarira rya none we. ngaho rero ubukwe bunkozeho. yaba niba narakuye mu make nari kubasobanurira nkabasaba imbabazi nkazakora nishyura, none ntibishoboka. urwanjye rwuje ubuse bigeze neza. reka nawe kugira ubwoba ariko ubona ko kwenda yarabonye aranyishyura, kandi wenda gusa nihaye nzamwishyura nibura ko ndi mu kaga ntiyanga kunyumva. halo yihera kumwiruka ari mu biro. halo ibi ni ibiki ko ntabyumvara? telefone se zaba zapfuye? reka mpamagara wowe nagenda ajya kumundebera. ababona ngenda nditabye. genda ureko ko sinamenya ari mu biro, maze umubwire aze hano. nawe uhari? nabonye afunga anyura mu rugi rw'inyuma arirukanga. ibyo simbyumva. wabona agasagana? nabona agasa n'ugiye iwe. ngahigendere. ibi bintu se ni biki? kubona mwandiki aho yakoze ibyo namubwiye akaba yigendeye? ariko hari icyanyubeye. kwese yiruka nkaho nk'umujura ajya he? niba hari ibyo yaragiye kureba iwe ko ntari kuri mwimwe. iki gihe ntawabimenya, wasanga yenda yarashemo intoki. ariko se ko nabonaga ari umukozi witonda. bitise nubwo ntagiye mu bukwe bwe, numvise abagiyeho barabutangariye cyane ngo ubwo bukwe bwaba kataraboneka mu Rwanda. none umushahara we niwe wakoze ibitangaza byose numva bavuga. kwatigeze tubwira se ngo tumugurize ibyo bintu byose yabikoresheje abavanye hehe? ahubwo reka telefone kuri gendarmerie banyohereza umusirikare bamushakire atabe yatorotse. Mwiriwe. Aho ni kuri gendarmerie? Aha ni kuri minisiteri y'imigambi ya leta. Ndi umugengamari. Nagira ngo munyohereze abajandarume babiri. Bamfashe gushaka umukozi waturukanye amafaranga. Yaturukanye amafaranga. Kuri minisiteri y'imigambi ya leta. ndabakohereje mu kanya ngurabo. Muraba mukoze cyane. Nyirirwe. Ndashimye.
ibite ko ndeba utarubwiyambitse mbwira vuba bikugendekeye bite ceceka uriya mugore we babivuze ukuri ko ngo amaherezo y'ibitwenge no gushavura mbwira neza ye uranyicisha amatsiko dushavura se dute barakwirukanye se ngeze ku kazi mbona niba ari we mugengamari gusa rero ko ari we shefu wanjye ngo bite ngo yambwira ko ngomba kwitegura ngo kuko bashaka gukomeza kontorore ntabwo bari bayirangije none biranyobeye amafaranga nayakozemo nayakoresha ubukwe nsigamo make cyane none natinye kuyerekana byanteye isoni mfite ntekereza kuza nkajya kureba ko se ashobora kundwanaho nyerega naka turiho nyagasani we dore ko akana karumuna kanjye kavuye hano kutubwira ko umushoferi wagiye i Mombasa yagize agisida agaruka ngo agisida ntibishoboka dore niba ari uwo yakuzaniye izi kubwira simbi reka ndebe ikirimo yewe wigira ubwoba ye banza usome wumva icyo uvuga reka ubu nta mutima mfite ku mutwe wanjye sinamenye ndagushuhuje uraho urakoma twebwe nta mibereho mbabajwe no kumenyesha ko imodoka yanjye nakubwiraga ko yagiye i Mombasa yagize agisida umushoferi agahita apfa imodoka nayo irononekara nibyo yari ipakiye byose abantu baratunda barijyanira yakonye gasani we none rero mwana wanjye ntugire ngo ni ukuguhemukira cyangwa se kwica amasezerano gasani singishoboye kukwishyura singishoboye kukwishyura vuba kuko nari nabikubwiye sinjye nanjye ngira ngo urumva rwose ko mpombye biheriheri ayiye nyagasani we iyo nkuru nayizaniwe n'umuboyi shoferi nawe yarakomeretse cyane none ubu ndiho ndahirimbana shaka ukuntu nazajya gupfa kureba ko bagishwanyaguza nkizanira ibyuma nkaba aribyo ngurisha sinzakuburiramo make byibura unyihanganire si ubukwe haba inda nyagasani w'ishyano n'iriki we nyagasani nikoze wari wamuhaye angahe reka yewe namuhaye 1,150,000 kandi nanjye nikoreyemo 1,000,000 n'imisago ngira ngo ubukwe buzatungane yewe none dore aho kunyishyura ahubwo bizazane bimubayeho we yewe simfe n'iriya modoka yahirimye mbere yose ntayo yari kuzaguha burya akunda amafaranga nk'injangwe ukunda amata ntayo yari kuzaba none dukora iki se ubu nyagasani ayiwe ubu ndumva nataye umutwe ariko icyo mbona kinyoroheye rero ni ugutoroka bazashake bambure hoya we uratorokera hehe se ko tujyana ntabwo nsiga hano jyenyine ashwi ntibishoboka turajyana ni na nyinzi uko ntamukira none udufaranga mpembwa ko tutayiriha nzabigenzana ziba wacyohewe dore ko abagore ibyaha bahura abagore ni ukubona mu byiza gusa muri bakihakwiriza gusa aho batafatanyije n'umuntu kurusha abagorwa barimo ntawe urarira nzabigenza nte ko urabona se wankurikira ukajya hehe ko ari ukurara ahubwize ngeze naho ibyo uzayivemo uzashake indi cyangwa uzaba ugiye iwanyu aho nzaba ndi mu buhungiro nzakwandikira uzahansange kandi uramenye urumva uramenye ntuzagire ubwira ko nakwandikisha batazankurikirana ngaho rero ucumire ndagiye ni wese namenye sha kaporari ni njyewe barakuntumye kuri buri gade banze n'ijambo mugiye kwanza ndabunereye
ikinamico